Bakunzi b'Umurage Community, turabashimiye cyane uburyo mukurikirana ibiganiro tugenda tubageza umunsi ku wundi. Njyewe nkaba ndi CEO w'Umurage Community, nkaba nitwa Frodouard benshi bakunze kwita The Dome. Nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye dukorana ku Umurage Community. Wakwibwira abakurikirana Umurage Community? Murakoze, amazina yanjye nitwa Nitanga Honore. Honore, umeze neza se? Ndaho meze neza, ndashima Imana. Ndabona ikirere cyahanga ariko ndabona ari hatari. Ikirere ni sawa, kimeze nk'ikirere kigiye kuduha umugisha, kigiye kuduha akavura. Okay, tukaba twageze mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, akagari kitwa Murama. Uyu munsi noneho twageze, nk'uko babizi Umurage Community dufite sirogo ivuga ngo The Voice of Vulnerables, cyangwa se ijwi ry'abatagira kivugira. Tukaba twageze, tukaba twasuye umuryango munini cyane ugizwe n'umupapa, ugizwe na mama ndetse n'abana. Turi buganire uyu munsi. Akaba ari umuryango ufite abana babiri bafite ubumuga. Abakurikirana Umurage Community baraza kugira amahirwe yo kubona abo bana. Ntabwo ari ibintu byoroshye cyane. Abo bana rwose bamaze igihe kinini babayeho mu buzima butoroshye bitewe n'icyo kibazo. Murabizi Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, murabizi iyo umuntu afite ubumuga agenda ahura n'ingaruka zitandukanye. Turaza kuganira n'uwo muryango turi kumwe uyu munsi. Muri make reka twihute dutangire batwibwira. Turahera ku mupapa. Murakoze, nitwa Hategekimana Emmanuel, akaba ari njye uhagarariye umuryango. Yego, mukaba mufite abana bangahe? Mfite abana 5, harimo 2 babana n'ubumuga. Bafite ubumuga? Bafite ubumuga. Yego, murakoze cyane. Hanyuma twakwegera mama. Nta kibazo, ngwino wicare hano, nta kibazo. Umeze neza? Yego, nakwibwira. Nanjye banyita Mujawimana Adeline, ndi umufasha w'umutware. Niwe mufasha, ukaba ari mama w'abana 5. Twaje kumenya ko aba bana bafite ubumuga. Turagira ngo mutubwire ese byatangiye ryari, ese ubwo burwayi bwatangiye ryari? Urebye bwatangiye basa nk'ababuvukanye, kubera ko babanje kuba muri Orphelinat, ikigo cyafashaga abafite ubumuga. Hanyuma bigeze aho habura amikoro yo kwishyura, kuko nacyo cyasabaga amafaranga y'abantu babarera. Hanyuma tubakurayo, nuko bikomeza gutyo kugeza uyu munsi. Ndumva ari ibintu bitoroshye. Bivuge ngo barabuvukanye? Barabuvukanye. Yego. Hanyuma se papa, muri ubwo burwayi cyangwa se muri ubwo buzima, mu by'ukuri n'urugendo rumeze gute? Mwagerageza kubwira abantu urwo rugendo rwari rumeze gute? Ubundi mu by'ukuri ni urugendo rurerure, ni ubuzima butoroshye, kuko hagomba ibisabwa byinshi, ariko kubera amikoro ibyo ntabwo umuntu abasha kubikora, akora ibyo ashoboye. Yego. Tuvuge wenda aba bana turabizi ko umwana akenera igihe cyo kwiga. Ese igihe cyo kwiga cyarageze abo bana uko ari 2 bajya mu ishuri? Igihe cyarageze bariga, ariko kubera amikoro n'ubushobozi buke, umwe aza kuvamo kubera kubura umujyana. Urabona ntabwo wajya guhahira abandi bana ngo ubyuke ujyana umwana ku ishuri, abana 2 ngo bishoboke udahahiye barumuna be. Gusa umwe yarakomeje, uretse ko ageze mu mashuri yisumbuye, amashuri ageze mu gihe cyo gukora troncome. Ubona wakomeje tubifashijwemo n'abana bigana, ndetse n'ubushobozi buke umuntu aba afite. Birumvikana n'urugendo utoroshye. Mama, mu ncamake, wowe ko numva nawe bishobora kuba bitarakoroheye ubwo buzima. Urabizi ko umuntu niba afite abana
guhera mu buto aba agomba kubitaho, akabafurira, akabamesera. Usanga rero bivuga ko hari n'imirimo usanga abandi bana babasha kwikorera ariko batagiye babasha, ugasanga niwe yibakorera. Biragoye nyine kuko uko mubireba niko bimeze, nyine niko bavutse, ubwo mbana nabo gutyo, ibyo nshobojwe nkabibakorera. Namwe murabibona abana babiri bameze gutya bari ikibazo, byose aba ari njyewe biba bireba, kandi no gushaka ibibatunga, kandi no kubakorera isuku. Ubwo nyine nkihangana mu bushobozi mfite, nkakoresha uko nshoboye, nanjye nkabitaho nyine. None se mama, tuvuge wenda cyane cyane urumva mu itangira ryabo ry'amashuri, nta bantu bigeze baguca intege bavuga ati ese ubundi aba bana urabajyana hehe ko bijya biba muri sosiyete nyarwanda? Kenshi cyane. Hari niyo twumvikanaga n'umwana akambwira ati ndamujyanye, yamugeza mu nzira akamuhasiga. Ubwo nk'undi utashye akambwira ati umwana wawe ari aha n'aha mu nzira, nkahita ngenda nyine nkajya kumuzana, cyangwa se haba hakiri kare nkakomeza nkamujyana ku ishuri. Birumvikana ntabwo byabaga byoroshye. Bivuge ko hari igihe wategerezaga umuntu umujyana ku ishuri ukamubura? Byabaga bigoye nyine. Hari n'ubwo yabyukaga nkamutegura neza, mu gihe cyo kugenda nkamutegereza nkamubura, ubwo bikaba ngombwa akasiba akagenda bukeye, cyangwa nanjye se naba mbohotse nkahita mujyana. Muri iki kiganiro twaganiye n'abandi bana bavindimwe n'aba bana. Mbere y'uko turi buganire n'aba bana ba nyir'ubwite, hari abavandimwe babo. Witwa Ndesha Gira hino. Ndabona n'umwana w'umusore wicaye imbere yanjye, nawe akaba ari umwe muri ba bana batanu umupapa witwa Emmanuel yatubwiye. Witwa nde? Nitwa Ushimirwa Gade. Wiga mu kangahe wowe? Mu wa 5. Wiga mu mwaka wa 5. Hanyuma se harya ngo nawe uri umuvandimwe w'aba bana? Ukurikira Njera bwa kangahe? Bwa kabiri. None se nawe waba uri mu bamufasha kugera ku ishuri cyane? Okay. None se ni izihe mbogamizi ugenda uhura nazo muri uko kumufasha? Uko kumufasha abamukuruha cyane. Ngo muri uko kumufasha habamo imbogamizi zo kuruha cyane. Bisaba imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ukorere ibyo ashaka. Okay, urakoze cyane. Hanyuma ndabona undi mwana nde? Janeza Benjamin. Benjamin, amakuru? Sawa. Meze neza? Hanyuma se nawe uvindimwe na Angela? Uriga se? Uriga? Naga nari niga, ejo bazajya kunangiza. Ejo uzajya gutangira? Kuraje cyane. Uzatsinda amasomo? Urakoze cyane, yicarira hariya. Hanyuma rero nk'uko twabibabwiye ko aho twaturutse i Kigali, ariko aba bana nyuma y'uko tumenye ubuzima babamo butoroshye, nyuma y'uko tumenye ko umwe kwiga byahagaze, undi nawe akiga mu buryo bugoranye cyane nk'uko agiye kubitubwira, twavuze ngo reka tugere ku isoko, tuganire n'ababyeyi, tuganire n'abana, kuko hari abantu benshi baba bakeneye kumenya ubuzima abandi babayemo. Reka tugiye kwegera bariya bana tuganire nabo, batubwire mu ncamake muri ubwo buzima babayemo. Abakunzi b'Umurage Community, nk'uko twabibabwiye ko tugiye kuganira n'aba bana nyir'ubwite nyirizina, bakatugezaho ibyerekeranye n'uburwayi bagize, ingaruka n'ibibazo bagenda bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Turahera ku mukuru agire ibyo atubwira. Nitwa Nibishaka Saverina. Nibishaka Saverina, amakuru? Ni meza. Urashima Imana nawe? Ariko urareba nk'umuntu ukunda gusenga Imana cyane? Ntabwo ari cyane. Nibishaka, mbese Nibishaka izakora imirimo n'ibitangaza. Hanyuma Nibishaka, watubwira ibyerekeranye n'uburwayi wagize bwatumye ugendera mu igare?
nanjye ubumuga nagize navutse nkiri umwana mbona bimbayeho gutyo ndavuga ngo wenda nzagenda bikagenda biza gake gake uko nkuze bigenda biza uko nkuze bigenda biza ndavuga ngo wenda nzakira bikaba bigejeje n'ubu ngubu natari namenya kugenda. none se ababyeyi bakubwiye ko kwa muganga bababwiye ko byatewe n'iki? ntabwo bambwiye, byatewe nyine n'ubumuga navukanye. wavukanye? none ni izihe ngingo zakuryaga cyane ko usanga ubwo burwayi bugendana n'ububabare bw'umubiri? nta ngingo zandyaga usibye ko nari mbaye muri Alpherina bajya bangaburira neza sinyira ahubwo nkagenda nkura nabyibuha binanira no kugenda. none se muri ubwo buzima bashe kugera mu ishuri? ntabwo ari cyane kubera ubushobozi bwagiye bubura n'ahantu ku ishuri kubera ari kure n'umuntu wanjyanaga akagenda atambwira neza bigatuma niheba nuko mvamo gutyo. nibishaka bivuge ngo umuntu wakujyanaga mu ishuri ku ishuri yagendaga wenda gutoteza akubwira amagambo y'urucantege mbese akubwira amagambo ataguhumuriza umutima. yo ihangane. waje kugarukira mu wa kangahe? ni mu wa kabiri. mu wa kabiri pirimeri segonderi? pirimeri hariya hasi. none se tuvuge turabizi iyo umuntu ari umunyeshuri yiga, ese abandi bana bo mwabaga mubanye mute? hari igihe usanga nk'abana wenda bahuye n'ubwo burwayi ugasanga wenda abandi barabaca intege barabaheza, mbese ugasanga niba bakina bo ntibakina nabo. ese wowe tubwire byari bimeze gute? abo twiganaga twarisanzuraga ariko abanjyana yabaga ari urwaserero. urwaserero gute? tubwire, wenda hari amazina bagenda bahimba umuntu. ese wowe ibyo ntabwo byigeze biba? bagenda nyine batansunika ngo bangeze ku ishuri kambwira ngo papa nta kintu abahemba ngo ntabwo ngo ari ababoyi babo. yo mbega agahinda. ukumva bimeze gute muri wowe? nanjye nyine nkahita numva ncitse intege, ubwo nyine nkahita mfata umwanzuro wo kuvamo. bivuge ko icyagukuye mu ishuri ahanini ari amagambo y'urucantege, mbese n'ihohoterwa niko nabivuga, cyangwa se wakorerwaga n'abo bakujyanaga ku ishuri bakubwira amagambo aguca intege? no ku ishuri ari kure nkabura n'umwana ujyana n'abo ngabo bakagenda banca intege. ku ishuri ari kure? none se iri gare waribonye ugeze mu wa kangahe? naribonye ngeze nko mu wa gatatu. ugeze mu wa gatatu? mu wa gatatu? nari nzi ko wambwiye ko wageze mu wa kabiri. nageze mu wa gatatu nyine nkita ndivamo narindi mu wa kabiri. bivuga none se ubwo wiga mu wa mbere wajyaga ku ishuri gute? nuko nyine nuko nagendaga bagenda banuka nyine bikaba ngutyo. ndavuga igare ritaraboneka bagutwaraga mu mugongo, bagutwaraga gute? ntago nigeze niga igare ritari ryaboneka. okay. none se mu by'ukuri wenda hari abandi bana mujya muganira bahuye n'ibibazo wenda nk'ibyo wowe nabyo? ese ubundi hari wenda hari ihuriro rihuza abandi bana wenda bafite ubumuga? rirahari. ryitwa ngo iki? ntabwo nzi gufata mu mutwe cyane. none se nawe uribamo ariko? none se muri iryo huriro wenda muganira iki? ese n'iki babafasha?
baradufasha kuduhumuriza kutigunga, bakatuba hafi, bakatugira inama ntiduhejwe nk'abandi. none se tubwire, nta gihe wigeze wumva wanze ubuzima, wanze kubaho kubera ibyo wagiye uhura nabyo muri urwo rugendo rutoroshye? Birahari. Yo yangane, buriya nta kitagira iherezo. Imana gufite umugambi mwiza, wikwiheba, niko ijambo ry'Imana rivuga. Hari ijambo nasomye muri Bibiliya rivuga ngo ntutinye ngo kuko ndi kumwe nawe, ngo ntukiheba kuko ndi Imana yawe. Ujye uryumva iryo jambo uyu munsi rigufasha. Sawa, murakoze. None se wenda niki wabwira abantu batoteza abandi cyangwa se bababwira amagambo yo kubaca intege, wenda bitewe n'uko bisanze batarabigezemo uruhare bitewe n'ubumuga bafite? Abantu baca abandi intege bakabwira amagambo yo kubaca intege, n'iki wababwira? Nababwira bakareka kubatoteza, bakabafata neza, bakihangana. Urakoze cyane. Murakoze. Twaganiriye na Angela, akaba ari murumuna wa Saverine. Twagiranye ikiganiro n'umwana wagize amahirwe yo gukomeza kwiga muri ubwo buzima butoroshye. Ariga primaire arayirangiza, ntiyacika intege, abona amanota amujyana kwiga muri 9 years basic education. Ariga n'uyu munsi yarakiga. Ubwo rero tujya kugirana ikiganiro, atubwire mu ncamake, kuko we nk'umuntu wagize amahirwe yo kwiga, amara igihe kinini mu ishuri, ahura n'abantu batandukanye, azi byinshi cyane ari budusangize muri iki kiganiro, anini kigamije guhumuriza abana bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye, birimo kuba afite nk'ubumuga, harimo gutotezwa n'abandi. Ubwo kandi harimo no kugira ngo duhe message abantu nyine batoteza abandi, wenda bitwaje ko umuntu afite ubumuga, tubabwira ko umuntu ari umuntu, kandi tugaragaza yuko nubwo umuntu yaba afite ubumuga ariko ubuzima burahinduka. Ntabwo biba bivuze yuko nta mumaro afitiye sosiyete. Hari ingero nyinshi dufite z'abantu bafite ubumuga ariko bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa. Bamwe ni abahanzi bakomeye cyane mu gihugu ndetse no ku isi, abandi ni abayobozi b'ibigo bikomeye, ni abakontabule bakomeye, ni abacuruzi bakomeye, ni abanyenganda. Mbese bafite ubwenge ku buryo bafitiye sosiyete akamaro, kandi ubwo ni ukugira ngo dukomeze n'abana bari mu mashuri bafite ikibazo nk'icyo ngicyo. Ariko nanone no kugira ngo dukangurire abantu bafite umutima utabara cyane ku bw'ibibazo bitandukanye aba bana bagenda bahura nabyo, kugira ngo babafashe cyane cyane. Wenda hari ibyo twumvise, wenda Angela arabitubwira neza. Hari ikibazo twumvise kigendanye no kwiga kure, hari ikibazo cyo kubona ibikoresho bibafasha, hari n'ibindi bibazo bitandukanye by'amikoro bagenda bahura nabyo, kubona ibikoresho by'ishuri, kuko usanga nk'imwe mu miryango yabo ukabona barahura n'ubukene kubera ko amasaha yo gukora ashobora kuba ari make kubera kwita kuri ba bana, kubajyana ku ishuri. Ibyo bibazo byose hamwe ni ukugira ngo dufatanye. Hari abantu nyine bafite umutima w'ubutabara. Turaza kuza wenda gusoreza ku babyeyi babo, batubwire neza mbese icyo bifuza kuri sosiyete. Ariko muri makeya usanga nyine aba bana bafite byinshi bifuza. Wenda Honore turi kumwe araje agira icyo abivugaho nawe, kuko nawe ni umwe mu bantu nyine bagiye baba bitewe n'itangazamakuru, agenda ahura n'ingero zitandukanye, agenda amenya ibyo abana bafite ubumuga babifuza kuri sosiyete. Hanyuma Honore nk'umunyamakuru w'Umurage Community, The Voice of Vulnerables, hari ibibazo ugenda ese ni ibihe bibazo wenda wagiye umenya abana bafite ubumuga bagenda bahura nabyo, cyangwa se n'umuryango muri rusange? Murakoze. Harimo kuba batoteza, kuba babwirwa nabi, kuba bafata nabi, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.
ahenshi cyane haba higanjemo kubamagana, kwemera ko bavugana, kwemera ko baganira, kwemera ko basanga abandi, bikaba bimeze nk'aho bigoranye cyane ko umwana ufite ubumuga agira aho ava ndetse agira n'aho agera. Wenda n'abadukurikiye bonyine ubwabo nabo bari kwibonera, turi imbere yabo, twabasuye, twaganiriye n'ababyeyi babo, twaganiriye nabo ubwabo ku giti cyabo, batubwiye imbogamizi nyinshi bagenda bahura nazo. Turacyakomeje kuganira, turacyakomeje kugirana ikiganiro, turakomeza tuganire birambuye. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ntago nibaza impamvu umuntu atoteza undi yamuziza uko yisanze, nyamara umuntu kuba afite ubumuga hari byinshi sosiyete kimukeneyeho nawe hari ibyo yikeneyeho. Birakwiye yuko bari abantu bahabwa agaciro, nabo kubahwa, nabo kubahwa, buri muntu abagomba kuba hafi. Hanyuma rero reka tuganire na Ange, umwe mu bana bagize uyu muryango. Twagize amahirwe yo guhura na Ange, imyaka yari myinshi, twajyaga tuvugana, ari nawe wabaye intandaro yo kugira ngo nsure uyu muryango. Yanyumvise 2019 kuri Radio Umucyo ndi gutanga ikiganiro ku buzima nanjye nawe nabwo bwo gutotezwa bitewe nanjye n'uburwayi nawe nabwo. Hanyuma bumuviramo turamenyana tukajya tuganira ko tutarahura. Igihe kiragera rero ndavuga ni reka nze gusura umuryango. Ubwo ngubwo turaje tugirana ikiganiro. Ange, amakuru ni meza ndabona wishimye cyane. cyane byandenze. Imana ishimwe cyane. Waba wibuka igihe twamenyaniye harya? Oya, Nikwibutse ni 2019. hashize imyaka myinshi. Hasi ko mbona wagira ngo turasa. Ntawamenya. Okay, no kubera amaraso ya Kristo. Hanyuma se harya waba wibuka ni iki cyatumye tumenyana, byanyuze hehe? Ese ni iki cyatumye wenda unyumvamo kumva ko tugomba kuganira uyu munsi ndetse bikaba byarangiye duhuye? Ikintu nyine cyatumye tuganira kigatuma duhura ni ubuhamya nyine watanze kuri Radio Umucyo. Numva nyine nanjye nigiriye icyizere, numva yuko nyine atari njye njyenyine, hari n'abandi kandi duhuje ikibazo. Numva yuko nyine ko numvise ubuhamya bwawe nanjye bwangiriye akamaro, bituma bundemamo icyizere. None se niba atari ibanga, muri ubwo buhamya ni iki cyagufashijemo, mbese gifite aho gihuriye n'ubwo buzima urimo, wenda cyagufashije wanasangiza abandi wenda bafite ubumuga, cyatuma mbese bakomera? Ikintu nakuyemo ni ugusenga no kwizera yuko nyine ibintu byose bishoboka. Iyo wasenze ukegera Imana kandi ukizera ukaganira n'Imana, ibintu byose birashoboka. Yego. Reka mwibutse ikindi kintu cyatumye umpamagara. Uburyo nahuye n'ubwo buzima, nkiga nkarangiza, nkiga kaminuza, nkabona umugore, nkabona mfite abana, nkafite akazi, biri mu byagukomeje nawe uravuga ati nanjye ndakomeza, kuko icyo gihe biri mu byatumye ukomeza urugendo rwo kwiga kugeza uyu munsi. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma rero mu ncamake nawe watubwira urwo rugendo rw'ubwo burwayi kuva ukivuka kugeza uyu munsi? Kuva nkivuka nyine nanjye nasanze mfite ubwo burwayi, uko ngenda nkura nyine niko bwagendaga bukura, uko nari muto nyine siko bwari bungana uku nguku, uko nyine uko nagendaga nkura nabwo niko bwagendaga bukura. Uko nyine nicaye mu igare mfite nk'imyaka nka 15, kuko biragaragara nyine kuko nagendaga nkura, ariko nyine n'indwara agendaga ikuza intera n'imbaraga. Ese ubundi ubwo burwayi ntago mwigeze mumenya ngo nubuhe? Ese kwa muganga babwiye ko ari uburwayi budakira? Ntago nzi
uko bababwiye kuko nabayeyo nyine nyiri umwana ndi mukuru ntago nabashije kugera kwa muganga kuko ubushobozi nyine ntago bwari buke cyane, ntago bwari gushoboka ko njya kwa muganga. N'icyo ababyeyi bababwiye? Nta kintu bigeze batubwira. None se ngaho tubwire nko mu ishuri byabaga bimeze gute? Tubwire kuva ukiri pirimeri kugeza urangije pirimeri ugera muri segonderi, tubwire byabaga bimeze bite mu ishuri. Ese nta totezwa navuga gihura naryo kubera ubwo burwayi? Ntago itotezwa ryabura kuko nagiye gutangira nyine mbona nameze nk'abandi banyeshuri, ngerayo nyine mbona abanyeshuri bari kunyitegereza cyane, mbona nyine nanjye hari icyo nangiye kwibonaho kidasanzwe. Ubwo nyine natangiye gutyo nyine, ariko uko ngenda menyerana nabo niko ngenda menyerana nabo, kuko nyine abantu bose ntabwo ari kimwe. Hari abo twamenyeranaga, hari n'abo nyine twabaga tutamenyerana tutisanzuye nyine, bakaba bambwira amagambo mabi ankomeretsa, ugasanga nyine birambangamiye, bitumye nanjye numva ko nameze nk'abandi, ngatekereza nyine kuva mu ishuri. Ukirengagiza ko uri umukobwa mwiza ufite isura nziza, ukumva ko utameze nk'abandi? Niko nabitekerezaga nyine, kuko nabonaga abanyeshuri bari kundeba cyane banyibazaho ko nyine nari meze nk'uko bo batameze nyine. None se warakomeje ariko urihangana ugera mu wa 6 pirimeri? Ntabwo byari byoroshye, narakomeje nubwo nari kubona abuze ibingora, ariko n'itotezwa narakomeje ndiga, mbona ndangije mu wa 6 ngeze muri segonderi. Ugeze segonderi? Yego. None se nizihe mbaraga zagusunikaga wenda zatumaga udacika intege, dore yuko mukuru wawe twabanye ko we yahise acika intege? We n'iki cyagukomeje? Ikintu cyankomeje nyine ni uko nahatiraga kugira ngo ngire nanjye nige mene nk'abandi, ndangize ndebe ko wenda nakwiga nkabona akazi, nkazabona icyazambeshaho. Icyazakubeshaho? Ukanabona noneho hari abandi badafite ubwo burwayi kandi bo kwiga binanira no mu ishuri ukabarusha, ntibabaga bahari benshi? Barahari. Icyo kintu ni ikintu kigomba kugukomeza, kikakwereka ko uri uw'agaciro imbere y'abantu ndetse n'Imana. Utakwiye kwibona, kwisuzugura, kumva ko uri munsi y'abandi, ahubwo kumva yuko ufite agaciro nk'ak'abandi bantu, kabone n'ubwo wenda ufite ubwo bumuga, ariko ukamenya ko ufite mu mutwe hazima kandi akora neza, ariyo mpamvu ufitiye sosiyete umumaro. Yego. Hanyuma se muri ibyo byose twumvise umuvandimwe wawe avuga itotezwa, amagambo y'urucantege, ibitutsi yajya ahura nabyo. Ese we nabyo ugeze uhura nabyo? Nahuye nabyo. Cyane cyane wiga mu mwaka angahe? Ndabyibuka ngiye kwiga mu wa 4 pirimeri, ubwo nari ngendera mu kagare, umwarimu yaje kunyigisha abona nyine nazanye igare mu ishuri, ubwo ambwira nabi, ashaka no kunkubita, ambwira amagambo akomeretsa. Se buriya uriya we yaje kumara icyano ngo kiriya kintu yazanye ngo ubundi ngo arabona hari abandi banyeshuri bakizanye. Ubwo nyine amagambo sinayitaho, gusa nyine birambabaza. Icyo gihe ndabyibuka byabaye intambara ikomeye, ndarira bikabije kugira ngo more nyine, kuko narindi umwana bampaye igiceri cya veni, ko nyine byari byambabaje, byananiye no kwihangana nyine, ariko nyine biragira aho ndacururuka, mpita numva ko nazongera gusubira ku ishuri, ariko nyine ndakomeza ndagerageza ndihangana, ndakomeza ndiga, mbona nyine mvuye mu wa 4 ndakomeza ndagenda. Kuva ubwo nyine nibwo ubona yuko amagambo mabi yagenda agatangira nyine, uko kigiye nyine gishira, niko nyine leta igenda ivuga yuko abafite ubumuga nabo bashoboye kandi bafite uburenganzira nk'abandi, bakajya nyine bashyiraho amakarabu, bakatuganiza, bakabwira uburyo ki abantu bazima bagomba guha agaciro abafite ubumuga ko nabo bashoboye. Bituma rero nanjye nkomeza kwiga, sinacika intege, ndakomeza ndiga.
ndumva warahuye na byinshi ariko ikintu gishimishe ni uko wagize imbaraga z'umutima no gukomera ndetse kandi uza kumva yuko ugomba gutegura ejo hawe hazaza kandi hakagenda neza. None se nko mu maturanyi ho bagufataga gute cyangwa bagufata gute? nyine mu baturanyi ntabwo abaturanyi bose nyine ariko bakwishimira umuntu, urumva nyine bari ibintu bigoye. Ubwo batangiye kuvuga nyine amagambo bagenda bavuga ibintu bibi nyine, ariko nyine ukabyirengagiza ukabirekurira nyine. Ubu baravuze byararangiye, baracecetse nyine, babyakiye ko babibonye. None se nko muri urwo rugendo ku ishuri nta bandi bana bagiraga bagukomezaga bakavuga bati humura turagukunda, mbese bakakwereka urukundo bigatuma wenda rukwibagiza bya bindi byose wenda yaba ari ku ishuri yaba muri korari, sinzi wenda n'urugero niba yibamo ku rusengero mu nshuti za hafi? Mbere nkiba ku ishuri nta mwana wanyegeraga kuko babonaga yuko nyine ntandukanye n'abandi, kuko nagiye kwiga ari njye njyenyine mu kigo ugendera mu kagare. Urumva ko nyine ntago banyegeraga nyine kuko bumvaga yuko nta kintu nababwira, nyine ntago bigiraga banyegera. Ariko ubu nyine uko mbere byahoze siko biri. Ubu ngubu baranyegera bakanganiza bakampumuriza. Inshuti za hafi nyine ufite umutima akanembereza aho nshaka nyine akahanjyana nta kibazo. Bivuge ko mbese muri iyi minsi uko biri uri kugenda uhura n'abagukomeza ndetse nawe ukumva ufite agaciro muri wowe? Muri iyi minsi barahari ariko si benshi. Abanganiza wababona ariko nyine ni bya bindi byo kurenzaho nyine, byo kukubwira nyine nk'ijambo nyine kugira ngo babone yuko muri kumwe, ariko nyine ntiwamenya icyo umuntu aba atekereza, ariko bakeya bashoboka barahari. Tuvuge wenda nko muri iyo myaka murimo abanyeshuri makare no magatatu, kumwe abasore usanga nk'umusore aza akakubwira ngo aragukunda wenda shifuza ko mukundana, ntabajye babikubwira? Mbere ntabwo babimbwiraga, ariko ubu ngubu bwo barabimbwira. Bivuge rero yuko icyo ni kimwe mu bintu bikwereka yuko nyine abantu bari kugenda bamenya agaciro kawe kubera Imana. Hanyuma se wenda tukiri aho ngaho, nta gihe ibyo byaguteraga kwisuzugura muri wowe bitewe n'ibyo huranaga nabyo ukumva nawe witakarije ka gaciro? Igihe cyo kirahari, ni igihe cyinshi ko numvaga nyine nakubitaho n'ibyo nyine, nakubitaho nuko mbona n'abantu bo mbona nameze nk'abandi nyine bo bagenda, ugasanga nyine binakarije icyizere cyo kubaha, kuko hari igihe nyine nagerageje no kwiyahura. wiriraho muri byiza biri imbere. Ntekereza ko Imana yo mu ijuru igufite imigambi myiza. Ihangane wirira, ibyiza biri imbere, ihangane. Hanyuma se ubundi urasenga, usengera he? Nsengera ADPR. Usengera ADPR? Kuva hano ugera ku rusengero hari igihe kingana iki? Ni nk'iminota nk'icumi. Hanyuma watubwiye ko wiga ku kigo cyitwa ngo iki? Niga ku kigo cyitwa GS Murama. GS Murama niho wize n'ubundi na primaire? Yego. Ihangane basi, ihangane, Imana iragukunda, ibyiza biri imbere. Niyo mpamvu twaje ahangaha kukubwira ko ufite agaciro, yaba imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Yego. Hanyuma icyo kigo kuva hano ugerayo ese ntabwo bikugora? Ni nka kilometero cyangwa ni nk'iminota nk'ingahe cyangwa ni nk'amasangahe? Nyine kuva hano ugerayo ni kure cyane, birangora kuko njya magenda isaha n'igice. Isaha n'igice? Ndatekereza ari nka kilometero 3. None se aho hantu ninde ugusunika? Ese ni ababyeyi? Ugerayo gute ku ishuri? Ku
kugerayo nyine biba bigoye ariko nyine uko nshobojwe ngerayo. Hari igihe mama njyana iyo adafite gahunda nyinshi aranjyana, mama yaba atari bunjyane akabyuka akangira ku muhanda, umwana ufite umutima nyine ubishaka akanjyana. akakujyana. None se nta gihe ujya ubura n'abakujyana? barahari benshi, kuko hari igihe ntajyagayo no kwiga nabi no gutsindwa, kubera ko nyine hari nk'imihanda ibiri, umwana yaca nk'iburyo mba ndi iburyo, yambona nyine adashaka kunsunika agahita nshiremba nyine akanyura mu yindi nzira. Ubwo nyine nkategereza nkaheba nyine mama yagiye mu yindi mirimo, ubwo akagaruka nyine agasanga sinagiye ku ishuri nyine nasibye. Ukamera mbese nk'awa murwayi wari ku kidendezi agategereza umuntu agama akamubura? Yego. Yo, mbega agahinda. Uriga muri urwo rugendo ugera mu wa 3. Yego. Ejo bundi ukora turonkome, utegereza amanota, ariko n'ubundi warambwira guti bitewe n'uburyo nagiye niga nk'uko nguko nkabura unsunika akabigembo, mbese bigatuma ngenda siba ishuri kubera ari na kure, ukambwira ko utari ufite icyizere cyo gutsinda. Amanota barasohotse, ese yasohotse usanga bimeze gute? Amanota yarasohotse nsanga natsinzwe bikabije, ko naguze n'ikizamini rwaye nyine nasanze gusa natsinzwe bimwe bikabije, ko bambwiye ngo nsubire no gusibira, ariko nkumva biragoye. Bitewe n'izo mbogamizi wagiye uhura nazo zatumye ugiye utsindwa, harimo wenda kwiga udafite ibikoresho bihagije, utabona abagusunika, ibintu nk'ibyo ngibyo byose nyine birimo kutabona ibikoresho, kutagera ku ishuri ku gihe, kubura abantu bakujyana ku ishuri, numva nyine ni ikibazo. Rero Ange, njyewe ku giti cyanjye nkurikije aho wavuye naho ugeze, ndumva mfite icyizere cy'uko rwose nubwo bimeze gutyo izo mbogamizi zishobora kuvaho, kuko urumva ko ikibazo ufite hanini ni ik'iryo gare. None se ubundi nta magare yandi abaho? Njye numva ngo hari amagare abaho iyo asa n'afite niba ari moteri, ku buryo rishobora kukujyana niyo waba udafite umuntu n'urugero ukujyana. Ayo magare njye numva ngo abaho. Amagare arahari, ariko numva ari mu bihugu byo hanze, sinzi niba aragera mu Rwanda, ariko aranahenda cyane. Arahenda cyane? Yego. Ariko none se wenda ibyo bibazo biriho, ariko se wowe ubwawe urumva urwo rugendo wagize uramutse kwiga bihagaze ahangaha, n'ukuntu wari warwanye ishyaka ukaba umaze kwiga imyaka 9, 3 wenda isigaye ntuyige, cyangwa se n'indi, dore ko na za kaminuza yashaka kuzaziga, mu by'ukuri urumva bitaba bibabaje? Byaba bibabaje, ariko nyine nta kundi wabyakira, kuko nyine ubwo niko byaba byarashatse kugenda. Ange, njyewe rero ndumva muri njye uyu munsi, ndumva mfitemo izindi mbaraga cyangwa se ubundi buhanuzi bumbwira ko kwiga kwawe bidahagaze, kuko Imana ifite inzira nyinshi, kandi hari abantu badukurikiye bari kumva ibyo bibazo bitandukanye mu by'ukuri. None se ibyo byose bivuyeho, ukabona ubundi bushobozi bwo kwiga, ukabona wenda ikigo cya muri boarding, ikigo ujya kwigaho ubayo, ukabona ubundi bw'ibikoresho, mbese bitagusaba urugendo, ntiwajya kwiga? Najya kwiga. Bivuga ko mbese ikiri kuguca intege n'izo mbogamizi? Yego. Njyewe rero urumva mfite kwizera ko ibyo byose umurage nk'uko twabivuze, twebwe dufasha cyangwa se tuba twumva twavugira abantu bafite ibibazo nk'ibi cyane, nk'uko nayobwiye nanjye wawushinze nahuye nabyo. Ariyo mpamvu njyewe n'ikimenyimenyi kugira ngo nkwereke ko mfite kwizera. Nta bushobozi bwinshi mfite, umurage ntabwo turaba association ikomeye cyane, ariko mu by'ukuri hari ibikoresho nakuzaniye bimwe ngiye kubiguha, ni nka sample, ibindi nta kibazo biri mu gikapu, ndaza ko uraza kubibona.
ariko bikwereka yuko njyewe mfite kwizera yuko ujya gusubira mu ishuri. Hanyuma rero Ange, nakubwiye ko hejuru y'imbaraga hari izindi. Njyewe mu rwego rwo kukwereka yuko amashuri agikomeje, nicyo gitumye ubona nakuzana ibi n'ibikoresho by'ishuri, ariko ndizera ko mu kwizera kwanjye biraza kuza bikurikiwe n'ibindi byinshi cyane. Papa waza ukamfasha rwose, uyu mwana ni ukumwereka yuko mbese wamfasha tukamuha ibi bikoresho, tukamwereka yuko mbese ubuzima bw'ishuri bugikomeje. Nibwo buhanuzi mbese dushaka kumuhanurira, ubuzima bw'ishuri bugikomeje. Ubuzima bw'ishuri buracyakomeje, amasomo rwose uzayakomeza. Hano harimo aya ni amakayi, aya ni amakaramu. Urabizi ko umunyeshuri akenera kujya kwiga abanje gukaraba, ubwo nyine n'ibindi uraza kubibona. Icyo twashakaga kukubwira ni uko Imana ikigufiteho umugambi, n'ibindi bizaza, sibyo? Imana igufiteho umugambi, wicika intege, wireka kwiga. Hanyuma n'abadukurikiye mukurikiye uyu muryango, mwumvise ibibazo wenda bimwe papa agiye kutugeza ibyifuzo, ariko turashaka kuvuga yuko uyu mwana Angela azakomeza kwiga hamwe no kwizera, kuko imigambi Imana imufiteho ntabwo ari ukugeza mu mwaka wa 3 gusa, ahubwo ni ugukomeza akiga n'ayandi mashuri. Papa, siko wizeye wowe? Niko mbyizeye. Urakoze cyane. Hanyuma rero tugiye gukomeza. Mbere ya byose wenda niki wasaba abakurikiye iki kiganiro? Ikintu nasaba abakurikiye kino kiganiro ni uko nyine bajya bagira umutima, bakagira umutima nuko nyine bagira umutima, bakumva yuko n'abafite ubumuga nabo ari abantu nk'abandi kandi nabo bashoboye. Bagomba kugira umutima wo gufasha, bakumva yuko nabo nubwo nta kintu batanze kugira ngo babe bazima, yuko nabo ejo bashobora kugira ikibazo nabo bakabafasha. Ikintu nababwira rero ni uko bakomeza umutima, bakajya bafasha abantu bafite ubumuga cyangwa se n'undi muntu wese waba ugaragara yuko ashoboye kuba yafashwa. Bakagira uwo mutima rero wo kumva yuko batagendeye ku muntu cyangwa se kuki, bakumva yuko muri bo bafite uwo mutima bawiyumvamo wo gufasha, kuko iyo bafashije uwo muntu n'Imana nayo igira uko ibafasha. Nicyo nababwira. Murakoze cyane. Hanyuma kuko turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro, turasoreza ku babyeyi. Hanyuma nawe wagira icyo wasaba wenda abantu bakuri iki kiganiro? Abantu bakuri iki kiganiro bajye baba hafi abafite ubumuga, babafashe uko bashoboye, kandi n'Imana izajya ibaha umugisha. Yego. Mbere yuko wenda duha ababyeyi bakagira icyo bavuga, kuko turi kugana ku musozo, turi kumwe wenda hari abafatanyabikorwa bacu ba Umurage Community TV. Reka dushimire abatumye dukora iki kiganiro kugira ngo kibagereho kimeze neza cyane. Dushimire umuntu bita Innocent ukorera hariya mu mujyi, ucuruza inkweto nziza z'ubwoko bwose, uzitangira ku mafaranga make cyane, kandi akaba ashobora no kuba
yaziguha ukazitwara iwawe uzifuza. Akorera downtown, kugira ngo nomero ze muraza kuzibona. Dukomeza gushimira Theobald ucuruza amazu akanayakodesha, gucuruza n'ibibanza, kugira ngo nomero ze murazibona. Ibibanza ku mafaranga makeya, inzu ku mafaranga makeya. Dukomeza ikiganiro cyacu kugira ngo tugisoze dutanga ijambo ku babyeyi, kugira ngo batubwire icyo bifuza, bagire n'ubutumwa baza guha abanyarwanda bose baba bakurikiye kino kiganiro, cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese ukurikiye kino kiganiro cyacu. Ngira ngo Ben nagusubiza ijambo. Mu gusoza twasoreza ku babyeyi, nyuma y'ibyavuzwe byose batugeza icyo bifuza, bifuza ku banyarwanda, bifuza cyatuma uyu mwana mwumvise ko yabaye nk'ucika intege yumva atasubira mu ishuri, kandi ejo bundi ni ugutangira, kuko ari kuvuga ko atagiye kuko ari kure, ariko arifuza, hari ibyo bifuza wenda byatuma uyu mwana adacika intege. Nyamuneka umwana atabageze ubu ngubu agacika intege akareka kwiga, twaba turi guhomba. Wasanga uyu nguyu ari we uzaba meya, uzaba gavana. Ndagira ngo ababyeyi abe ari bo basoza. Wenda reka mpe mama w'ijambo, ubwo papa arita asoza. Wasoza ugira icyo wisabira abantu bigendanye no kurera abana, wagira icyo usoza wowe wisabira abanyarwanda? Murakoze. Ngewe nk'uko nabivuze hepfo, ngewe ikintu nifuza cyane gikomeye kuri uyu mwana wiga, ni uko rwose abonye nk'ahantu yiga mu kigo, akagenda akiga agumayo, nta gutekereza ati mbuze unjyana, adatekereza ati wenda ndabona ibiryo byasangahe, wenda atari bubibure. Rwose ngiye byamfasha, nawe hari n'icyo byamufasha abonye ahantu yiga hafi, atavuga ngo ndabyuka mfata urugendo, se ninde uraza kuntwara. Ibyo bintu rwose mbonye nk'ukuntu bivaho, rwose akiga nta kibazo, yakwiga, yazagira n'amanota meza, kuko akenshi ibyo ngibyo ahanini nibyo biba bimuhangayikishije. Hanyuma mu gusoza, twaha papa w'aba bana agasoza nk'umuntu ukurikirana ubuzima bwabo bwa buri munsi, bigora kubashakira ibibabeshaho, gushaka uburyo uyu yiga, cyane ko buriya abazi ibibazo byinshi. Icyo yifuza kuri wowe ukurikiye Umurage Community, icyo yifuza kuri sosiyete nyarwanda, icyo yifuza ku buyobozi, yagira icyo atangariza abakurikiye Umurage Community. Murakoze cyane. Gusa ibyifuzwa ni byinshi, kandi murabona ko ubuzima muri iki gihe bugoye. Kurera abana babiri bafite ubumuga biragoye, biraruhije. Udasenga ntabwo wabishobora. Icyo twifuza ni ubufasha bwabo, ibigendanye n'ingendo zo kwiga, ibigendanye n'ibikoresho, n'ubuvuzi, kuba bakurikiranwa ubumuga bafite bakaba bavurwa, umuntu akamenya iherezo ryabwo, niba butakira niba bwakira. Ikindi ni ugukomeza dufashanya n'abantu. Icyo navuga ni ugushimira abafite umutima wo kwitanga mu kubafasha. Gusa ubufasha buba bukenewe ari bwinshi. Hari ubufasha bwo kujya ku ishuri, hari ubufasha bw'ibikoresho, hari ubufasha bw'urugendo. Ubufasha bwo burakenewe. Ese kuri ubwo bufasha bw'urugendo, ese wenda hari ibyo numvise, hari igare rishobora kuba deplasa mu buryo bugize, hari ibintu bibiri mama yavuze kujya kwiga muri interina, ariko wenda wabisobanura neza ngo ibyerekeye akagare. Ubugare burasaza buri munsi, ariko siko buboneka. Hari igihe gasaza kwiga bikarorera, kuko nta kagasimbura kaba gahari. Utegereza ubufasha, iyo butabonetse ubwo kwiga biba bihagaze, ariko iyo bubonetse kwiga birashoboka. Icyifuzo ku myigire ubwo ni iki? Icyifuzo ku myigire, icya mbere ni ubufasha bwo gukurikiranwa ku byerekeye ubuzima. Hari igihe burya uburwayi bushobora kunanirana, ariko hari ababushoboye, wajya no hanze ukavurwa.
Ok, mwatanga nimero zanyu za telefone ku buryo wenda umuntu yashaka kubavugisha? Nimero zanjye za telefone ni 07 88 837 80 26 26 42. Murakoze, tuzazishyira no kuri channel yacu y'Umurage Community izo nimero zanyu ku buryo washaka kubavugisha bavugisha nta kibazo. Murakoze cyane bakunzi b'Umurage Community, tubashimiye ku bw'iki kiganiro twagiranye n'uyu muryango, tubashishikariza kugikurikira ndetse no kugisangiza abandi kugira ngo ubutumwa bugere kure, ndetse no gushyigikira uyu muryango mu buryo butandukanye nk'uko babivuze, kugira ngo abana bige harimo ku buryo bw'ibikoresho, ababishoboye ndetse kubashakira uyu mwana kumushakira uburyo yajya kwiga muri interina. Murakoze cyane.